niyo amazi ari menshi bashyira hejuru y'amazi abaturage bagatambuka hejuru y'amazi rwose bagenda n'amaguru bagende na mbere ya jenoside rwose bariyeranjaga abaturage bakanyuraho ari abajyana imyaka bajyana mu isoko Nyamata ari n'abagenzi bigendera n'abajya guhaha bajya mu isoko Nyamata nuko hanyuma rero n'abaturage nabo bagerageza kumuha agaciro k'ijana utambutse abasunika imitwaro ndumva bagerageza kumuha nka desa. Iki kiraro kugira ngo umuntu ahambuke ndumva ahakoresha wenda nk'iminota 20. Guca hejuru y'amazi. Ni hejuru y'amazi ariko ubwo ngubwo hejuru hari ubutaka bw'igishanga ariko buriho n'isaso y'ibyatsi bashyizeho kugira ngo abaturage be kugenda mu byondo. Nukuvuga ngo hasi hari igishanga hari amazi hasi. Hanyuma mwashyizeho ibyatsi kugira ngo abantu babashe gutambuka abagenda n'amaguru bagende ndetse n'abagenda n'amagare basunika nk'udutwaro babona uko basunika ariko nta ugendaho birumvikana ngo agendeho agenda ni ikiraro cy'ibyatsi ikiraro gifite hafi ikilometero cyose gitunitseho ibyatsi gusa hejuru y'igishanga igishanga bakita gute aha bahita ingwiti ni igishanga gisanzwe cy'umurago bakahitirira ingwiti nk'abaturage bakunda kuhahinga kikaba kiri hagati rero y'imidugudu ibiri ariwo wa Nyakwibereka muri Nyamata hanyuma hakaba n'uwa Muhanga uri ku murenge wa Musenyi mu karere ka Bugesera. Ndagira ngo tugereranyirize we nk'umusaza mukuru ese aha hantu hamaze ikingana iki hameze gute? Aha hantu hakoze na mbere ya jenoside rwose bariyeranjaga hari abantu bari bafite ari umwana bitaga Habana nawe wari uhafite umushinga nawe wari uteye utya nawe agasasa amara gusasaho ahangaha ku nzira abaturage bagatambuka na nyuma rero kuva icyo gihe cyose kugezerana n'ubu ubwo nuko bimeze bakamwishyura ubwo ni uburyo nawe akoresha gutema ibyatsi akabishyiraho akoresheje amafaranga ubwo abaturage bakanyuraho ari abajyana imyaka bajyana mu isoko Nyamata ari n'abagenzi bigendera n'abajya guhaha bajya mu isoko Nyamata nuko ngaho gerageza tubwire wenda ugereranyije n'abaturage baza hano hakurya n'abajyi wanyu ubona benshi ari abahe uyu murenge wacu wa Musenyi akenshi dukunda gukura ubuzima hakurya kuko hakunda kuba utuntu tw'imishinga abantu bakahakora hanyura abantu benshi wongeyeho rero n'abinjira abanyonzi banyura ahangaha bajya muri Nyamata abatwara abatwara imyaka bayijyana mu isoko nuko muri Nyamata mu isantere ya Nyamata mbese. None se muze ubundi umurenge wanyu agira isoko? Umurenge ufite isoko. Isoko nyirizina nibyo kujya mu mujyi hariya isoko bajya Nyamata na Kigali niyo nzira mbese aba baturiye muri utu duce tw'inaha ubwo ni ukuvuga mbese akagari ka Rulindo ndetse kenshi n'abaturukaga iri aho bitazamugina kera niho bakundaga kunyura banyuraga hano bakunze guca ahangaha iyo bagennye kujya nka Nyamata aca hano uretse abaturuka iri haruguru hafi n'umurenge bakomeza uriya muhanda wose ukomeza ugera mu mujyi wa Nyamata. Iyo imvura yaguye nyine ni kwa kundi uyu muvandimwe uri hano wakoresheje umushinga ashyiramo ibyatsi byinshi ku buryo nawe bimutwara amafaranga menshi cyane akoresheje abantu bamutemera bya byatsi wabibonye nawe wahaciye
niyo amazi ari menshi bashyira hejuru y'amazi abaturage bagatambuka hejuru y'amazi rwose. Icyifuzo leta ituboneye uburyo ikadukorera umuhanda ukava kuri uyu musozi w'umurenge wa Musenyi nyine banadukuye mu bwigunge cyane cyane nk'iyi midugudu itatu. Hari umudugudu bita Nyagasagara, Muhanga na Nunga, ndetse n'agace k'akagari ka Rurindo. Niyo nzira dufite itwinjiza muri Nyamata. Bundi kenshi iyo hatakozwe ngo hakorere nk'uwo mushinga winjira muri Nyamata ari ibyondo gusa, ntuyobekana kuvuye inaha ngaha bufite isayo iriya nituhanyura inzira yacu niyi icyo twaba dufite cyose. Bateguye umushinga kubera ko nawe akenshi aranasora, ariko noneho ni nka rwiyemeza mirimo mbere muri make rwose yariyemeje ku buryo buzwi n'amategeko. Hanyuma rero n'abaturage nabo bagerageza kumuha agaceri k'ijana utambutse, abasunika imitwaro ndumva bagerageza kumuha nka desa. Iyo agarutse ntari aratambuka, ni umunsi ubwo ngubwo uratambuka. Ubwo atarifite ntarifite nyine, ariko ntibamubuza gutambuka. Urumva yenda asaba imbabazi, imbabarira nta kuntu meze, akamureka agatambuka. Ariko ubundi muri make ababizi babisobanukiwe bambuka baritanze kugira ngo nawe abone uburyo iki zatange kuba mutemera bya byatsi atinde. Urakoze cyane kabisa, ndagira ngo mbaze uriya mugabo ndabona wameze nk'uvuye mu muze nk'umuntu uvuye mu murimo mu mikrofone atubwire. Ndabona ameze nk'umuntu uvuye mu murimo. Uraho neza papa? Komera boss. Ni amahoro. Ndakubona cyane wowe kubona agasengero umeze neza. Urabona ko narindije yarobwo yuko imbere imitwaro yanyishe. Kubera iyi nzira nyine iravunanye. Uri mwe muri abo bantu se batunda bino byatsi? Ampaye cyane. Nibyo? Ubuseme bw'ibyatsi mushyira mu bikura nk'iyo wabaye kiraka cyo kujya gushaka ibyatsi. Nuko ujya mu gishanga. Ukabikura mukabizana. Ukaza mukagera mu bishyira hara hejuru. Urabona wagenda ngo ube wari gutamo ube wagira ikibazo. Ampaye dore kuguru kugeramo kukagera nka. Reka da? Iyo uhagaze mu gishanga hasi? Uyikoreye nyine. None se tugereranya inzira y'ubuzima bw'ahangaha ukuntu bumeze muri make ubona bumeze gute? Ubuzima bwabo buragoye. Buragoye? Buragoye, ushatse wadukora nk'ubugize nyine bakakora neza. Mukajya mureka gusorera inzira? No gusunika. Muri bamwe mu bantu basorera inzira muri kano? Twese ntari, twese turasora. Murasora? Papa byabereye akazi kabisa. Hani urazi kuhasunika umuzigo? Ampaye inkweto wanyuze ibigora ko umugongo wari waciye. Nk'abana bajya kwishira nabo baza kwishira igiceri. Abana bikanye n'amatungo. Ubu nta bantu ushaka kujya kwiga hara hapo? Oya nta. Ajyaje ufite amashuri mu murenge wa Musenyi. Arabajyayo. Arabajya kuhiga? Ubwo n'umunyeshuri ugiye kwiga arabanza agatanga ijana ryo kwambuka? Abanyeshuri barabasonera batambuka. Abanyeshuri barabasonera? Okay. Nagira ngo mbwire icyifuzo cyanyu ukurikije uko ubona umurenge wanyu umeze n'ahangana kuri iki kiraro, ufite icyifuzo? Icyifuzo nawe mfite yuko mwadukora umuhanda mwiza cyane. Uburyo mwajya muhatambuka mukacira ibinyabiziga nta kibazo. Natwe tukavuga ati Musenyi kugenda itera imbere nyine. Uburyo n'imodoka zageze hanyura? Cyane nose ushaka kubaka inzu y'amatafari abigenza gute? Ni ukubumbira iyo ruguru nyine. No gushakisha inzira ruguru ya ntabwo byakunda. Urakoze cyane. Udafite cya giceri hari igihe biba ngombwa bikatugora, natwe tutagifite kuhanyura bitubera inzitizi, ntabwo twahanyura uko twabyifuza kubera ko tudafite cya giceri, ariko iyo tukibonye turatambuka, tutakibonye nyine ntabwo bwakwirirwa bukuvuna. Bityo rero natwe tugize Imana tukabona umuntu dukorera ubuvugizi, tukabona umuhanda, byatunezeza kandi byatunyura cyane. Uyu muhanda cyangwa se aha hantu ntago mamaze igihe, nahaje 2013
kunyuramo nanjye byari byanguye hatengurwa nanjye nkumva njyanye naho ariko nyuma naje kuhamenyera igihe kiragera ndahamenyera numva mpaciye amazi ariko mu kuhanyura nk'imvura iyo yaguye imyenda bibishanga mwabonye ko harimo amazi asukuntu y'umukara waba wiyambariye nk'akatenge k'umweru urutanzi rw'igitenge rukaba ibyondo bikaba ngombwa ko bamwe tuza twitwaje nk'amavuta tukoga nk'aha tugeze hakurya bagwamo benshi ariko ntago bagwamo hano hagati nka kuriya ku ruhande ushobora gutsikira nabi ukagenda ugiye wajya kureba ukuntu wazamuka no kundi kuguru bikajyana yego kubera ko murabona ko hagati mu mpande ari hatoya cyane yego ushobora no gukandagira hasi ukuntu wakandagira ugahita ukandagira ahantu ibyatsi wenda byashaje bitazamura amazi ukumva ukuguru kwarigise ukagukuramo kwagereye mu rundi rugingo icyifuzo cyacu nuko dutomboye tukagira imana twabona abaterankunga bakadufasha natwe twifashije kuko bajya bavuga ngo ujya gutera uburezi ahandi arabanza akabwibanza natwe tugize imana tukabona abantu badufasha rwose twabona umuhanda byarushaho kutugirira neza bikanatunyura murakoze icyo nongeragaho nuko uyu mushinga wo gutinda aha hantu ngo badukorere umuhanda iki kintu kigeze gutekerezwa n'umugabo wari burugumesire wacu wigeze kudukorera inama hari hagati ya za 86 bamwitaga Karinganire François yazize jenoside mbese yakorewe abatutsi ubwo yadukoreye inama adukorera inama atubwira ko udukorera ku murenge hari icyo gihe cyitwaga segiteri cyari segiteri ariko ubu ni umurenge wa Musenyi adukorera iyo nama rero atubwira imishinga ibiri yuko badukorera umuhanda ukaduhuza uyu musozi witwaga Kayumba kera mu rwego rw'amasegiteri Kayumba ariyo Nyamata uyu muhanda noneho bakawutinda ukaba umuhanda uduhuza n'umurenge wa Musenyi icyo gihe abivuga nk'umushinga undi mushinga wa kabiri yari yatubwiye ibintu bibiri atubwira ko hari imashini bashobora gushyira hariya ku Kanyaru ari amazi agenda ajya mu Misiri nyine yigendera ati ari amazi tuyazamuye tukashyira amashini tukabaha amazi ntimwarindira ko mubura amazi kuko icyo gihe amazi twakuraga mu kiyaga bita Mubugesera niho amazi yaturukaga ibyo bintu rero yabituzaniye ari imishinga ibiri atuzaniye hari hagati ya za 86 ndumva ubwo ngubwo rwose abasubukura ubuyobozi busubukuye uwo mushinga ari umushinga mwiza n'umuntu wari warawuteguye hari yawuteguye neza mu bidukoreye rwose hagajya umuhanda iterambere ryaza nta kindi imodoka zikanyura natwe kandi bikadufasha murakoze ubwo abari make ariko ari menshi nyuranga ku munsi wa mbere natanze amafaranga inote y'ijana nahise ndeba nkoresha telefone umuntu uhanyuze imyaka 30 atanga ijana buri munsi uribaza ayo mafaranga nangahe ayo mafaranga nagagira urugero uyakubye wasanga arimo inka ese murabyumva icyo range kirambangamira cyane bikomeye kubona ahantu mpambuka nta muhanda uhari niyo mpamvu rero byabaye ngombwa ko haza itangazamakuru ngo ridukore ubuvugizi tubone umuhanda.